Nyuma yo gusohoka mu buzima bw'umuperiveri narisisike, ushobora kuba urimo kwibaza utese ubu koko nzongera kwizera umuntu, kubera ko uwo wahaye icyizere yaragikoresheje arakwegisipurota, arakwangiza, akugirira nabi ku buryo rwose wumva umutima no kwizera byabaye ibintu bidahura. Manipulasiyo isenya icyizere wagiraga, ari icyo wigiriraga ndetse n'icyo wagiriraga abandi. Icyo wigiriraga ubwawe cyo nk'uko twabibonye, manipulasiyo imera rwose nk'iyagikubise agashoka. Ariko muri iki kiganiro nagira ngo nkubwire ngo icyizere kirongera kikubakwa buhoro buhoro, intambwe ku yindi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wagarura icyizere utabigiranye igihunga cyangwa ngo ubigirane kwihuta, ahubwo ukagenda intambwe ku yindi, ugasubirana icyizere kikurinda kongera gutakara mu bundi bubabare budafite 12. Nibyo tugiye kureba uyu munsi rero mu ngingo yacu, uko wakisubiza icyizere cyawe umaze kuva ku muperiveri narisisike wacyangije. Muri make navuga ngo uyu munsi tugiye kwiga uko twakwigarurira icyizere. Hari intambwe rero zigeze muri 5 tugiye kureba. Intambwe ya mbere tugomba gutera ni iyo kwigarurira icyizere wowe ubwawe. Mbere yo kujya kwizera abandi, mbere yo gushaka kujya kuneza abandi, banza wowe wigarukeho ubwawe. Muri objectif z'umumanipulateur narisisike yaguteye gushidikanya ku byiyumvo byawe, agutera gushidikanya ku uriwe. Gukira rero bizatangirira mu kongera kwiyizera, mu kongera kwigarukaho, ukizera ibyiyumvo byawe, ukumva amarangamutima yawe, ukemera ibyo utekereza ko bifite agaciro kandi ukabyizera, ukatangira no kwizera perception yawe, ibyo ubasha kubona ugatangira kubyizera. Muri make ni ukwigarukaho wowe ubwawe, ukongera ukiyizera, ukizera ibikurimo, ukizera ibyo ubona. Intambwe ya kabiri, ugomba kwirinda kongera kwihutira kwizera, ukiga gusuzuma mbere yuko uha umuntu runaka icyizere cyawe. Kongera kwizera ntago bisobanura gufungura umutima ku muntu ubonye uwo ari we wese n'uko aje kose, ahubwo bisobanura kwiga kwitegereza, ukitegereza ibikorwa kurusha amagambo uwo muntu akubwira, ukareba consistency afite. Ahangaha ariho navuga ngo ugomba gutinda ku gihe. Ese uko umuntu aje, icyizere aguha arimo aragitindaho cyangwa ni bya bindi by'imihindo gusa, by'agahararo n'ibiki byose, kugira ngo yongere akwinjirire mu buzima, abusenyagure, abushambure. Reba kuri consistency y'uwo muntu, ubanze wige urebe ikimugenza n'igihe ashobora kumara muri iyo consistency. Ibi mbese urebe gukomera kw'ibyo ari kukugurishaho, nduzi ko ari ukugurisha ibyo aguporopoza kwa. Ubaka imipaka yawe kandi uyubahe. Twabonye ubushize uburyo ushobora kwiyubakira imipaka yo kukurinda. Iyo mipaka rero wiyubakiye, gerageza kuyubaha kandi unayubahishe, he kugira umuntu uyirengera uko abonye kose. Intambwe ya gatatu ni ugushyira itandukaniro hagati y'igitutu n'umutekano.
Twabonye ko abaperiveri narisisike akenshi bazana urukundo rurimo igitutu, umubano wabo uba uriho igitutu n'agahato. Urukundo rero rwo rutera amahoro, urukundo nyarwo ntabwo ruzana urujijo mu buzima bwawe, ahubwo ruguha ikintu cy'amahoro mu mutima wawe. Iyo rero wumva uhatirwa cyangwa ukumva wihutishwa n'umuntu uwo ari we wese, cyangwa ukumva iteka urimo uramusaba imbabazi igihe cyose, aho ngaho menya ko icyizere cyawe kiracyari gikeya, ntabwo wiyizeye bihagije. Iyo ngiyo ni nka darapo ruje, ni nka darapo ruje, ugomba kwitonda. Iyo ni sinyari y'uko icyizere cyawe ntabwo uriyizera bihagije. Irinde rero kwinjira muri relationship igushyiraho igitutu, itaguha igihe nk'aho uri mu isiganwa, kuko bishobora kuguta mu mutego wo gushyira icyizere aho nanone kidakwiye. Iga kwiyizera, umenye amahitamo yawe kandi uyizere, uyahe agaciro. Niwumva uhatirwa kwizera umuntu, menya ko aho ngaho harimo ikibazo. Iga kugenda gake kuri ritime yawe mu rugendo rwo gukira no kwigarurira icyizere. Genda gake mu mubano ugirana n'abandi. Intambwe ya 4, iyubakira imipaka irinda icyizere. Imipaka igufasha kwizera udapfukamye. Kwizera udapfukamye ni iki? Ni ukwiga kuvuga oya. Oya rwose ikakorohera, ugafata umwanya wawe ndetse n'umwanzuro wawutekerejeho kandi wumva uhamanya n'intekerezo zawe n'amarangamutima yawe. Ni uburyo bwo kongera kwizera utitaye ku gutinya ngo uratakaza umuntu runaka muri cya gitutu tubonye hejuru. Niba gushyiraho igitutu, iga kuvuga hoya, urekure. Niba ari ugenda agende, bya bindi twita ngo iga kurekura nta gihunga ibitagufasha. Ubirekure bigende, apana gufatiriza. Mu yandi magambo navuga ngo ugomba gushyiraho standard ntarengwa, ukava mu bintu byo kwingingira imibano idashoboka, nawe ubwawe wiyumvamo ko idashoboka cyangwa ubona ko idafite icyerekezo. Intambwe ya 5 ni ukwemera ko gukira atari umurongo ugororotse. Ibi bishatse kuvuga iki? Hari iminsi uzumva ufite gutinya, wumva ufite ubwoba, ubundi wumve wiyizeye, wanizeye abantu, ubundi wumve wasubijweyo, mbese urimo umere nk'uri kugira gute? Umeze nk'uri kuyobagurika. Hari ijambo nari ngiye gukoresha ariko ndaribuze. Umeze nk'uri kuyobagurika, ntago, ni ukuvuga ngo icyizere ntago ari ikintu uzubaka ako kanya kompari maji. Ni ibintu bizaza gahoro gahoro. Rimwe uzajya wumva ufite imbaraga, ubundi wumve byanze, ariko menya ko ari urugendo mu zindi ngendo zo gukira. Ibyo rero ni ibisanzwe. Ntuzikureho icyizere ngo kubera ko wumva witakarije icyizere cyangwa wagitakarije abandi bitewe n'impamvu runaka. Icyizere kigaruka uko ugenda wiyitaho ndetse wita no ku marangamutima yawe kandi ukanayubaha, ukanayubahisha. Iga kwiyumva. Ni hahandi twavuze ugomba kujya ufata igihe cyo kwitekerezaho, ukumva amarangamutima yawe, ukamenya guha ubuzima bwawe indi viziyo, mbese muri rwa rugendo rwo kwisobanukirwa.
menya kumva amarangamutima yawe. Niba hari ahantu uri kumva hari sinyari mbi, ugombe uyubahe, umenye ngo ahangaha ya quelque chose qui ne va pas. Urebeyo umenye icyo kintu kitagenda neza. Aha niho rero iyo witonze utangira kudevelopa, iyo witonze ahangaha utangira kudevelopa icyo twita sense d'observation. Ibyo rero wibyiyima, navuga ko ari nk'igikundiro cyo gutangira kugira ubwenge bwo gushishoza mbere yo kwakira cyangwa kwemera ibibonetse byose. Umupiyeni yakwigishije ko guhubuka ushobora kubitamo ubuzima. Aha rero muri iyi periyode niho ugomba kubaka icyizere cyawe ndetse n'icyo ugirira abandi ukabibyaza umusaruro, bikaba nk'ishuri ry'ubuzima. Va muri ya gaslighting yakwigishije ko perception yawe atariyo, ibyo ubona atari byo, uko wiyumva atari ko, uko wibeshya, ahubwo utangire kwizera ibyo ubona udaca ku ruhande. Wakira ibyo wizera, ibyo utizera ufitiye gushidikanya, umva ubirekure, kuko umuperiveri narisisike yakwigishije ko gufatafata bishobora kugusaba ikiguzi gikomeye, ariko icyiza ni uko byagusigiye isomo mu buzima. Muri iyi ngingo yacu rero ndimo ndagana ku musozo. Iki kiganiro ndashaka ko kiba gitoya bishoboka, ariko ndagira ngo nongere mbasubiriremo izi ntambwe ntagiye muri detaye. Intambwe ya mbere na mbere, igarurira icyizere wowe ubwawe. Intambwe ya kabiri, irinde kwihutira kongera kwizera, ahubwo wige gusuzuma. Intambwe ya gatatu, shyira itandukaniro hagati y'igitutu n'umutekano urukundo rutanga. Urukundo rukuzanaho igitutu cyangwa se pressure kukwihutisha, urwo ntago ari urukundo. Ingingo ya kane, iyubakira imipaka ikurinda icyizere cyawe. Emera ko gukira atari urugendo rw'umurongo ugororotse. Umenye ko rimwe na rimwe uzumva urimo neza, ubundi ukumva watakaye, ubundi wihe igihe uguye we kurambarara, wumve yuko ari ibintu bisanzwe bibaho, kuko icyizere kirubakwa kandi cyubakwa n'igihe. Nsoza rero nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ugomba kongera kuba uwo wari we mbere, woroshye, wakira byose, ahubwo ugomba kuba umuntu uzi kwizera neza kurushaho, ndetse no kwiha icyizere wowe ubwawe. Urugendo rwo gukira uri gukora ntabwo uri gusubira inyuma, ahubwo uri gutera itafari ku rindi, wubaka icyizere cyawe ndetse n'icyo uzagirira abandi igihe bibaye ngombwa. Ni ukwiyubaka bundi bushya kandi uzabigeraho kuko birashoboka. Tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu. Ndakurarikira gukomeza kujya ukurikirana shene yacu y'Umugano TV Official. Aha niho twigira gukira, tukahigira gusobanukirwa, kugira ngo twongere kubaho neza. Mwari kumwe rero nk'ibisanzwe na Judith. Kugeza ubu, uyu munsi navuga ko dufite uruhererekane rw'isomo risa naho ryuzuye, kuko muri iyi minsi ishize twabonye uburyo cycle ya manipulation ikora, tubona uburyo ushobora kuyisohokamo, tubona periode de reconstruction cyangwa uko wakora urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma y'uko usohotse muri relationship irimo manipulation.
tubona nuko ushobora kurwanya kuguma wicira urubanza cya kidodo gihora kigucira urubanza nyuma y'uko usohoka mu buzima bw'umuperiveri narisisike. Uyu munsi rero bwo tubonye uburyo wakongera kubaka confiance de soi, icyizere wifitiye, ukongera kubaka icyizere wifitiye, ukubaka n'icyo ugirira abandi. Cya cyizere watakaje mu buzima n'umupiyeni ukongera ukacyubaka. Iyi rero ni package yuzuye iri kuri iyi cano. Niba hari izagucitse ndagukangurira kugira ngo usubire kuzireba kugira ngo nawe wige. Ni akazi kari gakomeye ariko ndizera ko izagira impact ikomeye ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye ndetse n'undi wese ushobora kubifashisha, kuko ibi bintu tuba twiga ntabwo ari ibyacu, bishobora kugira akamaro mu buzima bwacu cyangwa bikazagira akamaro mu buzima bw'abandi mu gihe kiri imbere, urimo kubafasha nk'uko nawe wafashijwe. Bayi rero naho ubutaha, ndabakunda cyane. Naho ubutaha muri videwo yacu ikurikira. Murakoze cyane.